Ndabasuhuje nk'uko bisanzwe, ndabaramukije Banyarwandakazi, Banyarwanda muri rusange, mugira amahoro Imana imigisha yayo. Ndabasuhuje, ndabaramukije by'umwihariko mwebwe mwarokoze Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, kandi mbabwira ngo mukomere, mwihangane, tubafashe mu mugongo, turabahumurije, turakomeza kubahumuriza. Mukomere kandi ntimugire ubwoba, ntabwo bizongera. Niyo mvugo, niyo ntero, niyo nyikirizo, niyo mugambi, niyo ntego ya leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, niyo ntego y'umunyarwanda muzima uyu munsi, niyo ntego y'ubuyobozi, niyo ntego ya leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Mukomere. Dukomeje gusabira abavandimwe, inshuti zacu, abavyeyi bacu iyi Jenoside yahitanye barenga miliyoni, dusaba Imana ngo ikomeze baruhukiriza mu mahoro, kandi ntabwo bizongera. Banyarwandakazi, Banyarwanda bakunzi ba televiziyo na radio Rwanda rugari, by'umwihariko rubyiruko, igihe nk'iki ni igihe cyo gushyira ibintu ahagaragara, ni igihe cyo kuvuga amateka, ni igihe cyo gusobanurira no kubwira abatabizi, urubyiruko cyane cyane, abari batoya kuva ku itariki ya 7 Mata kugera ku ya 4 Nyakanga mu 1994 n'abavutse nyuma yabo. Ni igihe cyo kubasobanurira, ni igihe cyo kubabwira ngo ibyo mwumva by'abantu cyane cyane by'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi babeshya, baba hanze bajijisha, bigira nyoni nyinshi, bagoreka ibyo bumva yuko abandi bazi bizakomeza guhabwa intebe. Oya, ntabwo bizongera. Turi hano kugira ngo bari abantu tubanyomoze, hanyuma rubyiruko rw'u Rwanda mumenye ukuri kw'ibintu. Rubyiruko rw'u Rwanda by'umwihariko, Banyarwandakazi, Banyarwanda, iki ni igihe cyo kugira ngo tuvuge, dutobore, tuvuge, tunyomoze, tubeshyuze ibyo abashaka kurenzaho, ibyo abashaka kurindagiza abandi bavuga buri munsi, cyane cyane abo mubona bifashisha imbuga nkoranyambaga zigezweho bitewe n'uko isi yateye imbere. Abo mubona bitwa ngo n'abanyepolitiki hanze iyo ngiyo, abo mubona kuri za YouTube. Rubyiruko, ukuri niko mugomba kumenya, kuko ibyo mubona ni byinshi, ariko kuri mu bikeya tuba tugomba gufata uyu mwanya kugira ngo tubibabwire. Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye kera, sinjye ubivuze, sinjye ubizi njyenyine, hari abanduta, hari abo tungana, hari n'abo nanjye nduta. Niba bababwira ngo Jenoside yarateguwe, irigishwa, irasakazwa, itangira mu bikorwa bito bito, itangira mu guca amarenga, itangira igaragarizwa ibimenyetso bimwe na bimwe, mujye mwumva ngo niko kuri. Niba bababwira ngo muri 59 Abatutsi barameneshejwe, abandi baricwa, abandi bamburwa ibyabo, baratwikirwa, gutwika. Niyo mpamvu mujya mwumva ko ijambo gutwika, urubyiruko, ni ikintu kibi, ni ijambo ribi. Baratwikiwe kubera ko muri biriya bihe, muri ya myaka irenga 60, nta nzu z'amabati zabagaho. Abantu babaga mu mazu y'ibyatsi. Yaratwitswe rero,
abacitse ku icumu barahunga, abandi baricwa, bamburwa ibyabo, barazengerezwa ku buryo mudashobora kumva. Ndabwira abakiri batoya, cyane cyane abari bafite imyaka 5-6 batarasobanukirwa, kuva ku itariki ya 7 z'ukwa 4 1994, n'abari bataravuka bavutse nyuma y'itariki ya 7 nyuma y'itariki ya 4 z'ukwa 7 muri 1994. Ntibakababeshye bana b'u Rwanda, ntibakababeshye rubyiruko. Uyu mwanya ni igice cya mbere cyangwa ni episode ya mbere ngiye kubabwira inkomoko, ntabwo ari yewe gusa, ariko kubindeba nk'umunyarwanda ukunda igihugu cyanjye, uzi ibyabaye, wabirebaga. Ni ngombwa kumva uruhare rwanjye, mugomba kurwumva, mugomba kurumenya, kandi nta mwanya muremure bifatiye, kuko abafata umwanya muremure nawo ngabo mwumva bapfobya banahakana iyi jenoside yakorewe Abatutsi ku mugaragaro, ko yatangiye kera, yatangiye ica amarenga, ariko rurangiza iba kuva ku itariki ya 7 z'ukwa 4 1994. Hari kuwa 4, murebe ko tuba tunabyibuka, hari kuwa 4. Iyo niyo yabaye rurangiza. Mu magambo make cyangwa mu ncamake, urubyiruko rw'u Rwanda nimumenye ibi ngiye kubabwira. Ni agace gatoya gusa, ibindi tuzagenda tubivuga buhoro buhoro, kuko igihe niba kitararenze kirageze. Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda, uyu munsi nyuma y'imyaka 32, isi yose, imigabane yose igize isi n'ibihugu bigize isi ikaba ibyemera gutyo. Yarateguwe nk'uko babibabwira, ntabwo ari amagambo. Yatangiye ica amarenga, ariko iza kwerura kuri ayo matariki nababwiye. Inkomoko rero ni ideoloji, ni ingengabitekerezo ya Parmehutu mwumva, Parti du Mouvement et de l'Émancipation Hutu, MDR Parmehutu. Rubyiruko, ibi bintu mubyumve. Uyu mwanya mufashe kubera ko maze iminsi mwumva abakurikiranwaho ingengabitekerezo ya jenoside, cyane cyane muri iki gihe cyo kwibuka. Iki gihe turi bumare iminsi 100 kwibuka, byatangiye ku itariki ya 7 z'ukwa 4 nk'uko bisanzwe bigenda buri mwaka. Bigomba kumara iminsi 100, ariko burya nuko ariko byaginwe cyangwa ariko byemejwe, ariko kwibuka bihoraho. Murumva abantu bagenda hirya no hino mu gihugu bagaragaza ingengabitekerezo y'iyi jenoside. Muri iki kiganiro rero ndagira ngo mfate urugero rumwe rw'umuyobozi w'umurenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi. Mwumvise muri no minsi byaravuzwe, bamwe bavuga ibyo bashaka, abandi bakora ibyo bagomba gukora, amategeko akora ibyo agomba gukora. Ariko mukwiye no kwibaza ngo ariko ko nta handi twabyumvise muri ibi bihe byo kwibuka, ko nta handi twumvise umuyobozi, niba banahari. Ariko ndafata urugero rw'uyu nguyu Ndamyimana Daniel
arakurikiranwa n'amategeko kubera ko akekwaho ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi. Mwumvise ko yavuze ngo bajye bibuka mu murenge wa Bugarama, ubundi hariya hari komine Bugarama. Ndaje mbibanyuremo muri make, ariko nzajya mfata umwanya mbasobanurira ibyo muba mutazi mwebwe rubyiruko, abana bakiri bato. Mwumvise ko yavuze ngo, anabesha ariko arabanza ati abacitse ku icumu rya jenoside bampaye igitekerezo, twarabiganiriye, ndetse ko yaje nyuma no kwivuguruza ko ngo bazajya batangira kwibuka ku itariki ya 6 z'ukwa 4. Ibyo ni ibinyoma, ibyo ni ibye. Ntabwo ndi hano kugira ngo mucire urubanza, sinamuzi. Ikinzanye hano ni ukugira ngo abakuru mu byumve, mbibutse, ariko abatoya barusheho kubyumva neza. Hanyuma nkavuga ngo nta gitangaza kirimo kuba uru rugero rw'uyu Ndamyimana Daniel wari umuyobozi w'umurenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba. Nta gitangaza kirimo n'ahandi, ariko n'ahandi wenda aho ngaho mu cyahoze ari Cyangugu, nta gitangaza kirimo kuba haba hakigaragara ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bifitanye isano n'umuzi wa Parmehutu. Nta gitangaza kirimo rwose. N'ejo ubundi tuzabyumva. Mwari muzi impamvu, nubwo ari nyinshi, ariko reka mbabwire ngo imwe muri zo nuko Cyangugu icyari Cyangugu, cyari perefegitura ya Cyangugu. Ni indiri yawo ye, ni indiri y'abayideologue, ni indiri y'abaparmehutu. Mubyumve rubyiruko, ubundi mumenye icyo mugomba gukora kugira ngo hatazagira impamvu n'imwe iyo ari yo yose yazatuma mwemera ko ibi bintu bizongera mu Rwanda. Icyari Cyangugu, icyari perefegitura ya Cyangugu, hakomoka abantu batandukanye benshi bari abaparmehutu. Iki ni nkivuga bamwe biri bubatungure cyangwa bari bwikanye. Oye, ni ukugira ngo abantu bibuke, ababirenzaho nkana tubanyomoze, abatari babizi babimenye. Ndavuga ibyiciro 3 gusa by'abaparmehutu. Iyo mvuga Parmehutu Icyangugu, mpera kubitwaga Babisekwa Pascal mu Kimbogo. Bisekwa Pascal, ubwo ndi muri 60 na umwaka w'1960 na. Abitwa ba Augustine Kamoso, Parmehutu toujours n'abandi. Nkaza nkagira hagati ahangaha, urumva ndatarutse, ariko nzajya mbigarukaho buri munsi ni episode. Kagaruka aha rwose ejo bundi ahangaha mu mwaka w'2000, nkareba cyangwa nkababwira abitwa ba Rutibunza Theobald, bo baracyanariho by the way. Uretse ko nabo babisekwa na ba Augustine Kamoso, abuzukuru n'abuzukuruza bo baracyahari kandi bari muri iyi ideology. Benshi bari hanze, bari mu Bubiligi, cyane mu Bubiligi, Ubufaransa n'ahandi. Beza noneho mu 2000 rero, ejo bundi imyaka 20 n'ingahe, nimwumva ideology ya Parmehutu Icyangugu, mujye mwumva abantu nk'aba ngaba, kandi bakomeje kwihembera, ariko mu bundi buryo, mu zindi sansi.
Rutihunza Theobald ari mu bapfubyi bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi. Uyu yigeze kuyobora wa muryango mwumvaga witwaga Reprodoc, umuryango wavuga ko uhana uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ndabivuga kubera ko Reprodoc nayibayemo, umuryango nawubayemo, ndabazi, abantu bashobora kunyomoza. Ndavuga abo mubona ba Rwaka Theobald hanabaye minisitiri hano muri iyo myaka y'ibihumbi 2000. Ibi narabimusezeranije, arabizi, turaziranye, naho Barutihunza turaziranye, n'abandi nzagarukaho nzababwira bari muri Reprodoc. No kugira ngo twihute gusa tuzajya tuvuga bikeya, hanyuma abantu barushaho gusobanukirwa. Abangaba n'abandi, mvuze Rutihunza, mvuga Rwaka n'abandi, abandi nabo nzababwira muri za episode zizagenda zikurikiraho. Hanyuma hakaza rero, urumva mu bihumbi 2000, nyuma y'imyaka 5, hakaza ba Thomas Nahimana. Ba Thomas Nahimana, Padiri Fortunatus Rudakemwa, Haningimana Innocent, abo bamaku Joke, Hamwizere Barnabe n'abandi abo bose ni Cyangugu. Rubyiruko, abo bose ni Cyangugu. Banyarwandakazi, Banyarwanda, ntabwo ibi bintu rega, ntabwo watwika inzu ngo uhishe umwotsi. So kuba rero nafashe urugero kuri uyu muyobozi w'umurenge, wari umuyobozi w'umurenge wa Bugarama, Ndamyimana Daniel, ngira ngo mbabwire ngo ibi ngibi twe ntabwo bidutungura. Icyo tuba turi bukore ni ukubwira urubyiruko ngo ntimukibaze ngo bituruka hehe. Aho bituruka ni aha ngaha rero. Cyangugu, icyari Cyangugu yarindiriye Parmehutu, n'ahandi nzahagera, ariko buriya nzagera Ruhengeri mbabwire, ngere Gisenyi mbabwire, nzasoreza kuri Gitarama muri Nuwayo. Rero Nuwayo ya Parmehutu, ku ivuko rya Parmehutu, hanyuma n'ukuntu yagiye rero igaba amashami hirya iyo ngiyo. Ariko uyu munsi mfashe uyu mwanya kugira ngo mbabwire mu cyari Cyangugu. Uyu munsi ni uturere ni akarere ka Rusizi n'Akanyamasheke, ariko ubwo ni mu byari komine Bugarama, Nyakabuye, Karengera, Gishoma, Kimbogo, Kamembe, Gafunzo, Gisuma, Nyamasheke, Kirambo, Gatare. Murumva ayo makomine mvuze, niba hariyo nibagiwe ubwo hari uzabinyibutsa. Rero hari mu ndiri ya Parmehutu, nzabaho urutonde rw'abari aba Parmehutu na kronoloji yabo uko byakomeje gukurikirana. Ariko ikirenze icyo ngicyo, kwa Faustin Twagiramungu Rukokoma, hariya mu Gishoma, umukwe wa Kayibanda Gregoire, fondateri cyangwa umwami wa MDR Parmehutu. Nta gitangaza kirimo rero. Cyangugu kumva ngo Ndamyimana Daniel, tuzababwira n'ibindi, abandi baraje bigaragaza. Mwibuke aba ba Padiri Fortunatus Rudakemwa nibyo bavuga, nubwo Vatikani yamuhaye gasopo. Ariko uyu munsi bagenzi be ba Thomas Nahimana bumwumva barimo barazijisha. Bwa bugome bwa Nahimana nababwiye, arashaka kugira ngo yongera mukurure.
Rudakemwa niba gifite agasamusamu k'ubwenge, atitaye ku by'uyu mutekamutwe murumuna we Thomas Nahimana yiyimbire, arahitamo nyine, arahitamo gukomeza kwambara voila homme cyangwa kwiyambura. Ibyo nababwiye by'ubugome bwa Thomas Nahimana, Rudakemwa ahitemo gukurikira Nahimana, hanyuma turwane nabo bombi uko ari babiri, kuko nuko urwanire ubu ni intambara nyine, ni intambara y'ababeshya n'abavuga ukuri. Ikiganiro giheruka nababwiye ngo Thomas Nahimana ntacyo atakora. Niba yaravuze ngo yatanze amayero 850 kugira ngo yandagaze uwari umuyobozi we Padiri Ndorimana Yohani, bisobanura ngo icyo ari cyo cyose yagikora kugira ngo agirire nabi igihugu, agirire nabi umunyarwanda n'abo ngabo bitwa ngo bamuri inyuma, kugira ngo igishoboka cyose agirire nabi igihugu, agirire nabi u Rwanda, yagikora Thomas Nahimana. Naho rero, naho ngaho ubundi nagira mbabwire ngo munyitege, ndaje mbabwire abaparimehutu abari bo. Préfecture par préfecture, province par province, n'amakomine aho baturukaga. Ibyo ngibyo rubyiruko birabafasha kugenda musobanukirwa ibyo mutari muzi. Mbahishiye byinshi rero. Abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, mukomeze mwihangane, mukomere, mutwaze, ntabwo muzongera kwicwa rwose, ntabwo u Rwanda ruzabyemera. Noneho nongere nerure, nuko atari ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri mbivuze, ntabwo inkotanyi ntaho zirajya, ntaho zagiye, by'umwihariko ndavuga inkotanyi by'umwihariko n'abanyarwanda muri rusange, ntabwo tuzongera kwemera ko akaga, urupfu, abanyu bapfuye, abanyu bishwe, ntabwo tuzemera ko rwongera kubabaho. Oya, nta n'umunyarwanda uzongera kwicwa bene kariya kageni azira uko Imana yamuremye, kwicwa nta cyaha afite. Reka nzababwira byinshi, nzababwira kuko ndi umusilamu, nzababwira itotezwa ry'umuyisilamu hano mu Rwanda. Murebe uburyo iki gihugu cyagushije ishyano, iki gihugu cyishwe, cyasenywe n'abagizi ba nabi kubera ideoloji ya parimehutu. N'uyu munsi bakivuga, abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi bw'ababibyiye ingengabitekerezo uyu munsi turimo kurwana nayo. Mbahishiye byinshi.